Numvishe n'irindi jwi rinyongorera ngo ababyeyi mubere maso abana mu basengere cyane, kubera yuko hagiye kubaho indwara z'ibyorezo zitandukanye mu bana. Mvuga aka kantu kavuga ngo mbese abana baramutse bakuze bagera nko mu myaka 10 barangiza bakabibirara bakakunanira. Numvishe ijwi rimbwira ngo ababyeyi musengera abana kuko hari ababyeyi bagiye kurira kubw'icyo cyorezo kigiye kwinjira mu bana, kandi icyo cyorezo Imana irambwiye ngo ntago kizakurwaho nuko kandi kakugarukaho bundi bushya kubw'umutaka Imana ihaye u Rwanda kugira ngo nawe yongere gutwikire inshuti yanjye. Nta kure hatarangira kandi Imana igigaruka ku muntu. Imana nitugirire neza. Wowe uri kunyumva rero nyemerera ushinganisha abana bawe mu gihe gisa nk'iki ngiki, kuko 2025 iziye ku muntu wese wagize gute utarasenze Imana cyangwa se Imana iramurinze. Irangije ivugana nanjye ngo igitumye imurinda yamwibukiye ku mirimo, hari imfubyi yagiye afasha. Iranambwira ngo kandi ku buyobozi ariho niyo yamujyanyeho. Nagiye kubona mbona Uwiteka arambuye inkoni ku buzima bwe, arambwira ngo amushyizeho uburinzi. Ariko arambwira ngo suko batamuhiga cyane, ariko yongeye kumuhisha mu ihema rye. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Mbonero no kubwira abantu barimo kunyumva kumva kavuganye nanjye, arambwiye ngo ntago ariko bizaba, kereka abantu bava hehe mwisezerana ari nta mpamvu, abo nibo bazamwara barangiza bagakorwa n'isoni. Imana nigushyigikire, Imana nikugirire neza. Uwiteka arambwiye neza. Mbonereho no kubwira abantu bafite kanseri, Uwiteka avuganye nanjye ngo hari abaje gukiza kanseri. Mbonereho no kubwira abantu barwaye umuvuduko, Uwiteka avuganye nanjye ngo hari abaje gukiza umuvuduko. Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho. Ntago narangiza ntavuze aka kantu Uwiteka arambwira ngo yongeye kurambura inkoni kuri we y'uburinzi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubaro. Nta kindi Uwiteka mwibukiyeho, yambwiye ngo amwibukiye ku mfubyi z'u Rwanda, agenda agirira neza uko bwije nuko bukeye. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisa ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana. Aho dukunda kandi gukurikira ibiganiro byose ducisha ku Musara TV no kuzabura inkunda. Ineza y'Imana nibaye nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi nakora mu bice bitandukanye muherereyemo, reka namwe mbasuhuze. Wumva ururimi rwanjye urumi ndi kuvuga wese ndamusubije kandi muhaye n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha kandi nanone ndi kumwe n'umubyeyi, umuhanuzi w'Imana. Uraho neza? Muraho. Mama Vane umeze neza? Tugukumbuye. Ndashima Imana. Urakomeye. Kuko umwami Yesu ankunda
gusa unyikiriza ariko biki ndabyanze niwe tugiye kugana muri kano kanya n'ubwanze kunyikiriza ariko buri hari impamvu twishimiye kuba nawe rero muri cyo kiganiro tujya ngo mbere ko tutagira nk'ibisanzwe ubanze usuhuze abagize umuryango ubasuhuze. ndabashuje mu izina rya Yesu ashimwe. Manijwe uyu munsi ntago bisanzwe abankunda n'abatankunda abatagukunda ni shitani nta muntu utagukunda. Tugoye kaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu Vanessa ntago turi butinde cyane ko mbona na mudurimo itandukanye niyo baguri mu no minsi ibiye byose ko ndi gutera ntunyikirize urumva atari ikibazo birimo biraza ni kugenda biza. Haleluya Yesu shimwe. Amina. Reka tugusabe tutoye guki kiganiro reka tugusabe usenga Imana dukomeze. Mana y'amahoro, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana iteye ubwoba. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye wa munyembaraga we wabanye natwe mu misi yose duhereje inyuma wabaye Imana Kristo habwa icyubahiro. Aya masaha rero ndagushimiye nicaye ahangaha ku Musaraba TV hari icyo uhanzaniye. Birashoboka yuko uyu mwanya hari uwahembuka kubw'ibyo wanshishamo. Nyemerera uhumekere muri njyewe. Ijambo ryawe rigiye kuvugirwa muri nge ntaba ari nge ahubwo Kristo. Haleluya. Izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. Urakoze wa munyembaraga we. Sengeye buri muntu wese ugiye kumva amagambo agiye kuvugirwa kuri iyi kamera ntace mu gutwi ngahinguke mu kundi ahubwo amubere inkomezi y'uru rugendo kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze Mana ndagushimiye reka ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose Yesu. Amen. Shuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya Mama Vanessa tugiye kuganira bana natwe muri kino kiganiro unyemeye dutangirane tugeze ku musozo kandi harimo ubutumwa bwawe Mama Vanessa azanye naye ngiye kwicara numva ikimwuka ariko mbwira muri no minsi. Mama Vanessa hano uko wategetse mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Navuze ngo abankunda n'abatankunda ariko ndabizi ko mu nkunda da. Imana ishimwe. Tugiye gufatanya umuririmbyi wa 210 uvuga ngo nimuze ngabo za Yesu. Nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara mwarobanuwe n'umwami mwese mwiyereke umugabo araje tumukurikire n'imanda bazivugije. Haleluya. Nimuze mwita umugabo araje tumukurikire n'imanda bazivugije. Haleluya. Nimuze mwitabe dore umugabo uzi ibyanjye ni Yesu Kristo yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye twashobora kuneshwa se. Haleluya. Yesu aturwanira ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye twashobora kuneshwa se. Haleluya. Yesu aturwanira mwiyumanganye mu byago. Haleluya. Mugiye kuba namurinde imitima yanyu itagwa mu bico. Intwari y'umwami niyita ku by'isi nikwigenera ngo ibone kunesha sata. Ni intwari y'umwami
kunesha sata ni mutware we mutware intwaro z'umwuka nizo mukwiri inkota we inkota icyayiboneye ni ijambo ry'Imana muryemere mwese niryo ribakiza muryizere mu mitima haleluya nibwo muzatsi muryemere mwese niryo ribakiza muryizere mu mitima haleluya nibwo muzatsi Imana we Imana ibaha imbaraga murwana intambara umwami ni ubigisha kunesha sati be mukomere tugiye kunesha muhabwa ingabire nziza haleluya zabatabarutse mukomere cyane tugiye kunesha duhabwa ingabire nziza haleluya zabatabarutse haleluya Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe abanyarwanda mukomere tugiye kunesha kandi duhabwe iki duhabwe ingabire nziza z'abantu batabarutse Imana ishimwe nepo nukuri ijwi ry'Imana ryanyongoreye ijwi ry'Imana ryanyongoreye rirambwira ngo Uwiteka azamuye ibendera ku gihugu cy'u Rwanda bivuze ngo havugwaga intambara ndetse n'ibindi Uwiteka yazamuye ibendera Imana ishimwe ngo nta cyatumye Uwiteka ahindisha umushyitsi cyangwa se abwira abanyarwanda ngo nibihane kwari ukugira ngo abazamure ibendera ry'ubutsinzi kuko yabonaga ko hari icyago kigiye kwinjirira u Rwanda ariko Uwiteka yavuganye nangira ijoro arambwira ngo abanyarwanda nibaryame basinzire kuko Uwiteka yabazamuriye ibendera Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe ndi hano kuri iyi kamera Uwiteka yavuganye nanjye arambwira ngo hari abakobwa bamaze igihe bafite intambara mu yandi magambo babita ko nyine bagumiwe cyangwa se mbese batajya bubaka ingo ngo zigire gute ingo zaragize gute bagiye bifuza ingo ariko ntibabasha kuzibona umva ko Uwiteka yavuganye nanjye yambwiye ngo aba bantu bafite karande mbese zituma batabengukwa nk'abandi arambwira ngo kandi aba bantu hari imigambi y'abarozi yabagizeho ububasha barangije barabazinga ariko Uwiteka yambwiye ngo hari abagarutseho kabiri nimvuga ngo hari abagarutseho ntago agarutse ku bakoze ibyaha bigasaga ahubwo agarutse ku bagize gute ku bamupfukamye imbere barangiza bakagira gute bakamusaba ubufasha bakihana by'ukuri barangiza arata Uwiteka akabumva abo ngabo Uwiteka yambwiye ngo yarabumvishe aje kugira icyarema ku buzima bwabo kandi akagikomeza Imana nitugirire neza ikindi Imana yambwiye ngo igarutse ku bantu bita abafiyemeri umufiyemera ahari hose ahari kunyumva Imana yambwiye ngo ikugarutseho yambwiye ngo kandi ije gukora ubukwe ndetse budasanzwe bavuze yuko uri umusazi bavuga ko utazashaka ariko Uwiteka yambwiye ngo aje gukora ubukwe ku bafiyemeri Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho kandi ikindi Uwiteka avuganye nanjye ngo agarutse ku banyarwanda aje guhembura abanyarwanda biyiniye bakisuzuma barangiza bakagira gute bakisubiraho mu mitima yabo reka mvuge aba bantu Uwiteka agarutseho nubwo ari abanyarwanda ni babandi biyiniye bakisuzuma barangiza bakagira gute bakisubiraho mu mitima yabo Imana ishimwe bamaze igihe bumva ijambo ryo kugaruka ariko baragarutse niko Uwiteka yambwiye ngo ageze ku bashumba bagize gute bagarutse
arambwira ngo ageze ku badiyakoni bagarutse, arambwira ngo ageze ku bakristo, buri muntu wese mu rwe ruhande n'icyiciro arimo wagarutse, Uwiteka mugezeho yongeye kumugirira imbabazi kandi yongeye kumugirira ibambe. Icyo nicyo gitumye rero uyu munsi wa none Uwiteka yongera kuzamura ibendera ku gihugu cy'u Rwanda. Imana itugirire neza, ariko mboneraho no kubwira abantu ngo bikore ibyaha kugira ngo ubuntu busage, kuko Uwiteka uburakari bwe butazabaziberanya, bwabazabiranya bigatuma n'ubundi agira gute agaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Imana irashaka ko abantu bahinduka, barangiza bakwezwa kandi bakera imbuto nyinshi zikagumaho. Imana nitugirire neza. Numvaga ariyo message natanga, kandi nibutse cyangwa se mboneraho no kubwira abakongomani ngo Imana yambwiye ngo hari ahitanze uburinzi, hari abanyarwanda bo muri Kongo ishyizeho uburinzi. Imana nitugirire neza kandi Imana nitwiteho kandi Imana iturengere. Irambwira ngo mbwira abanyarwanda ngo bibuke 94. Haleluya. 94 kandi hari abahize imihigo. Uwiteka yambwiye ngo nibongere bagira gute bibuke 94. Nibamara kwibuka 94 bibuke ko bitagenze neza, hari abahize imihigo bayihigure kugira ngo data wa twese abashe kugira gute kubana nabo. Mvuga kandi kantu Uwiteka yavuganye nanjye, yambwiye ngo hari abantu Imana ije kugirira neza muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Kandi Imana ivuganye nanjye ngo hari abagiye mu gihugu cyo hanze, barangije bagendana n'ijwi ry'Imana kandi bagenda ari Imana iboherejeyo. Ariko aba bantu barangije bagira gute, barangije bagezeyo bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, barangije aba bantu bibagirwa Imana kariyo yabajyanye muri iki gihugu. Mboneraho kubabwira ngo nimwihane, nimutihana yambwiye ngira bagarura mu Rwanda. Imana nitugirire neza, ariko nimwihana Uwiteka arabagirira ibambe n'imbabazi, kuko afite umugambi wo kubaha umugisha. Imana nitugirire neza. Mbonereho no kubwira abadamu batwite, Imana yambwiye ngo bari bafite ubwoba ko bazagwa ku maseta, ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo atanze uburinzi kubaciye bugufi bakagira gute bagasenga. Imana nitugirire neza. Turirimbye umuririmbyi uvuga ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, ngo twarobanuwe n'umwami, ngo mwese nimwiyereke. Nta wundi wakwiyereka nshuti yanjye atari Yesu. Mureke twiyereke Yesu, nawe azaturengera tugeze mu makuba. Imana nitugirire neza. Hari abantu twagiye dukorera Imana twiyereka abantu, twarangiza tukabereka ko dukijijwe neza, ariko ntago bigeze babimenya. Muze rero twiyereke Yesu kugira ngo abashe kubana natwe kandi azatugirira neza. Niko Uwiteka avuganye namwe. Reka dusome amagambo y'Imana, ntago ndi butinde ko niyo message narinzanye kuri kamera nje guhumuriza abanyarwanda. Buri munyarwanda hose wese ahari hose ahari kunyumva, mubwire ngo icara utekane, kuko Uwiteka yazamuye ibendera ry'ubutsinzi. Nta kindi Uwiteka gushakaho ni ukugira ngo ugaruke, kandi numara kugaruka ugarure n'abandi. Imana nitugirire neza. Reka dusome amagambo y'Imana. Nepo nansomere Zaburi ya 25, niturangiza dukomeze. Mana y'amahoro ibaha umugisha. Yego. Reka dusome Zaburi ya 25, dukomeze dufashwa mu izina rya Yesu. Yego. Somera umurongo wa 3. Zaburi ya 25:3 haravuga ngo siko bizaba aho honyine mu bagutegereza. Nta uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Imana iguha umugisha. Subiremo. Nushaka usubiremo. Siko bizaba mu bagutegereza. Nta uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Imana iguha umugisha. Aya ni amagambo y'Imana. Uwiteka avuganye natwe.
nje kukubwira ngo siko bizaba kubategereza Uwiteka ntago ariko bizaba nshuti yanjye. wari ufite amarira n'amaganya ariko Uwiteka umva ukavuganye nawe aravuze ngo siko bizaba ku bantu bategereza Uwiteka. wari urwaye uburwayi ubona butazakira, haleluya, ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo ntago ariko burya bizaba. wabonaga amagambo ari menshi ndetse ukabona abantu bakwiteza amaso, wabonaga izo ntambara utazazivamo, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe. aya nizo aravuze ngo siko bizaba kuba mutegereza Imana ishimwe. tugiye gusenga Imana, ariko sezerera icyo kibazo wari ufite ukibwire ngo namajije kumenya yuko burya atari ko bizaba. Imana itugirire neza. wabonaga kuba mu mujyi wa Kigali byanze ndetse urangije uravuga uti nigiriye mu cyaro, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe aravuze ngo siko bizaba. yagusezeranyije kuba mu mujyi wa Kigali, usezerera uwo Satani wakubwiraga ngo burya birarangiye jya mu cyaro, wabonaga amaherezo yawe ari hari. ariko tugiye gusenga Imana, usezerere Satani umubwire ngo Yesu yansezeranyije kuba mu mujyi wa Kigali mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. wajyaga uryama mu gicuku cya nijoro niko Uwiteka nyongoreye, warangiza uko warotaga ntago ari kukirota, ariko Uwiteka avuganye nanjye arambwiye ngo agaruye inzozi zawe nshuti yanjye. mboneraho no kubwira abantu ko Imana hari abantu ije guhembura kubwo guca bugufi barangiza bakayisaba imbaraga. wagiye mu byaha atari wowe, urangije ubyisangamo, ariko umva uko ijambo rivuze, riravuze ngo siko bizaba. tugiye gusenga n'Imana, Imana ikwambika izindi mbaraga. Imana itugirire neza. nje kukubwira ngo Imana iragukunda, kandi Imana ntago irobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo iramwemera. Imana itugirire neza. Imana igarutse ku bashumba. nagiye kubona mbona inkoni y'Uwiteka irambuye ku buzima bwabo. Uwiteka arambwira ngo agarutse ku bashumba biniye bakisuzuma, barangiza bakongera gusubira mu mwanya. nje kukubwira ngo siko bizaba mushumba. Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho. mboneraho no kukubwira ngo Imana iragukunda, kandi ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, ngo rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Imana irambwiye ngo iki ni igihe ishyizeho abantu ikimenyetso cyayo, kandi Imana irambwiye ngo irimo gutoranya. Imana ishimwe. niyo mpamvu ndi gukangura buri muntu wese ngo abe mu mwanya wo gutoranywa, kandi rata yirinde kurangara kuko ibirangaza birahari cyane ko Imana imbwiye ko bibaye byinshi. ariko ku muntu wabaye maso nje kukubwira ngo ntago ariko Uwiteka umva kavuganye nanjye arambwiye ngo ntago ariko bizaba. kereka abantu bava hehe mwisezerana ari nta mpamvu, abo nibo bazamwara barangiza bagakorwa n'isoni. Imana nigushyigikire, Imana nikugirire neza. Uwiteka arambwiye ngo hari abantu barwaye amaso arinze ubuhumyi. Imana nitugirire neza. nimvuga ubuhumyi hari igihe urumva ubwo mu mwuka, ariko hari ubuhumyi bw'amaso nyirizina. Uwiteka arambwiye ngo kubwo kumwizera akurinze icyuma cyo kuzabagwa ayo maso. Imana nitugirire neza. mbonereho no kubwira abantu bafite kanseri, Uwiteka avuganye nanjye ngo hari abaje gukiza kanseri. mbonereho no kubwira abantu barwaye umuvuduko, Uwiteka avuganye nanjye ngo hari abaje gukiza umuvuduko. Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho. ntago narangiza ntavuze aka kantu Uwiteka yambwiye ngo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aramurinze kandi amuhagazeho, kubera ko yambwiye ngo niwe wamuremye kandi niwe wamushyize kuri iki gihugu. arambwira ngo yongeye kurambura inkoni kuri we y'uburinzi.
Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nta kindi Uwiteka mwibukiyeho, yambwiye ngo amwibukiye ku mfubyi z'u Rwanda, agenda agirira neza uko bwije. Hanyuma rero reka mvuge n'aka kantu Imana yavuganye nanjye. Imana yambwiye ngo perezida w'igihugu cy'u Rwanda Imana iramurinze. Irangije ivugana nanjye ngo igitumye imurinda, yamwibukiye ku mirimo, hari imfubyi yagiye afasha. Iranambwira ngo kandi ku buyobozi ariho niyo yamujyanyeho. Nagiye kubona mbona Uwiteka arambuye inkoni ku buzima bwe, arambwira ngo amushyizeho uburinzi. Ariko arambwira ngo si uko batamuhiga cyane, ariko yongeye kumuhisha mu ihema rye. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Mbonero no kubwira abantu barimo kunyumva, nari mvuze ngo tugiye gusengana Imana zaba ku bantu bategereza Imana. Kereka abantu bava hehe mu isezerano ari nta mpamvu. Niba waravuye mu isezerano, nyemerera dusengana Imana, kuko Imana irashaka kongera kukwambika imbaraga kandi kakugarukaho bundi bushya. Kubw'umutaka Imana ihaye u Rwanda kugira ngo nawe yongere gutwikire inshuti yanjye. Nta kure hatarangira kandi Imana igigaruka ku muntu. Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho. Numvishe n'irindi jwi rinyongorera ngo ababyeyi mubere maso abana mu basengere cyane, kubera yuko hagiye kubaho indwara z'ibyorezo zitandukanye mu bana. Mvuga aka kantu kavuga ngo mbese abana baramutse bakuze bagera nko mu myaka 10 barangiza bakabibirara bakakunanira. Numvishe ijwi rimbwira ngo ababyeyi musengera abana, kuko hari ababyeyi bagiye kurira kubw'icyo cyorezo kigiye kwinjira mu bana. Kandi icyo cyorezo Imana irambwiye ngo ntago kizakurwaho nuko abantu bacecetse, kizakurwaho no gusenga. Wowe uri kunyumva rero, nyemerera ushinganisha abana bawe mu gihe gisa nk'iki ngiki, kuko 2025 iziye ku muntu wese wagize gute utarasenze Imana cyangwa Imana, ariko ube maso. Imana nitugirire neza. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'urukundo n'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Ndagushimiye kuzamuye ihema ku ibendera ry'u Rwanda, ukabuzamuye ibendera ry'ubutsinzi. Uvuganye nanjye ko ushinguye icumu mu ntagara kandi uje kwimimira abagenzi igihugu cy'u Rwanda. Urakoze kubahumishije amaso ku gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye. Nyemerera rero Mwami muri uyu mwanya wambika abantu imbaraga kandi ubakomeze, ubagwirize gukomera, uhindukire ubamara umubabaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ngaho nyemera buri wese wumvishira ijambo ahindurwe n'umuburo wawe, kandi Mwami umuhe kureba imbere, umwambike izindi imbaraga, umuhe izindi rinete, umushyigikire kandi umubere maso, umubere ku rugamba. Uyu muntu watakaje inzozi mu gicuku cyarukeho bidasanzwe, kandi umucyo wawe umuboneshereze. Ndagushimiye ko hari umucyo wawe utanze ku bantu bawe, kandi ukaba utanze ihumure mu gihugu cy'u Rwanda. Mana nubikora tuzagushima, kubera kuri Imana y'imbaraga nyinshi, none n'iteka ryose Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Ariko kandi mbere ko tukurekura, twibutse nimero za telefone. 073 74 83 429. Kamvuge ni za MTN 078 54 875. Yesu abaho umugisha. Yesu nawe aguhe umugisha kandi akomeze kwagura, asubize aho vanye. Shuti muvanye muduteze amatwi kuri kibiganiro byo kumusaba TV. Dusubiki ikiganiro hano, reka tuvuge ngo tuzasubire ubutaha. Ibiganiro byo byivuga butumwa nakagaruka n'umunsi ku munsi nimba tukiri mwisi. Ciao ciao.
uwabuze umuranga yaheze iwabo. Kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service.